wari ushyushye noneho umeze nk'umwadoresa ngenda bikubwira nk'umuntu ukuzi kameme urumva barunzi babiretse wenda nakubonye uri muri za 50 ariko nabwo wari ushyushye mutabaruka userefite nk'ingana se mutabaruka tubeshye njyaga tumaranye ugufite nka 80 rero oya uri muri 64 yes wewe watunze radio ufite 17 kandi icyo gihe hariho radio RTL ufite ingana dusubira bijyane baba ngo imodoka imwe ikava ngo ihuye ngo indi gaturukana ngo zigatangura ngo hana urimo uravuga ibiyaga se ndashaka wewe watunze radio ufite imyaka 17 kandi icyo gihe hariho RTL ufite inga nshobora no kumva ibintu nkabisobanukira wabyivugutira nibo kumva RTL mwumva bashyizemo indirimbo ngo vanamo nini icyo gihe ufite imyaka 17 bayagaze munsi yayo uri mu ntara gushaka allo yes president waramutse neza perezida w'u Rwanda gute bashobora kuvuga perezida kwicara mu kwiga akovuze president kandi uri navuze ngo arashaka kwiga bana wenda ubungubu amazi ntibakiyavoma kure wigeze wikorera injerekani ntayo wikoreye niyo mpamvu nawe uri bebe dukomeze sorry mbabari njyanga amadebe nayikoreye amadebe please mbabarire ukabyara hanyuma hakabamo nzagusubiza sinzi impamvu abantu benshi b'inshuti zanjye bagiye bapfa ariko nta kuntu ubu ni wowe nsigaje reka twigende wakwishe benshi asigaye gupfa abakiranye nawe n'ugiye gupfa buriya nta mwana w'umukene uryama mutabaruka umwana w'umukene buriya n'uyu unaryama ugasinzira uzajya umenye ko urimo kwihemukira ubu abakene nibo baryama buriya reka nkubwire aka kantu baza kugaha abantu ndashaka mbwira abantu yuko laboratwari y'ubukene ari uburiri I tell you laboratwari y'ubukene n'uburiri kuruzi wowe reka nkubwize ukuri we nuryoherwa n'uburiri umenye ko uri mu gucirira ubukene uzarebe ushatse kubyuka ngo ujye nko mu kazi akabafata ngo uryame utunota shiduka amasaha yarangiye ntabwo bishoboka ubwo rero niko bimeze umuntu umaye ubutumwa butangaje ko no gushima no kunenga aragira ati nimugera mu gushima no kunenga munenga umuvandimwe wanjye urumva we bwite muntu ejo napfushije umwana mwihangane ndamuhamagara ngo amfashe aransubiza ngo asigaranye 100 gusa yo kugura tike ya Rayon Sport ngo ntacyo yamfasha ngo amasanduku ataraza barashyinguraga nitwa JMV ndi Musabe bamusabye akaduha numero ye tukamuvuga imuvandimwe ariko mama yajemo ako kantu kakatewogera ukambere subiramo iyo nkuru y'uwo muntu uri mu kunenga message n'ubutumwa bwanjye umukobwa mubi ntuka duhigima ngeza kubita inkoje muri urwo ruhara rimwe urumva kuko amazi aberaho kureba uretse se mon frère icyo nakubwiye kintu kimwe muhamagare pourquoi pas tuhamagara ndera twatungura umuntu tumutekerezeho ubundi se uyu munsi wa none hari ikintu we propose abantu tumutungure nanavuga ko ari nikosa turaba ntitumubaza kugambanira igihugu turaba tumubaza kubiye we deba utekereza ngewe ngira uti dutungura uyu nguyu kandi aba ari umuntu w'umwafande ushaka fande urashaka afande civilian ni wiki tamagere CDS afande Mbaraga yakwanga ko kwitaba cyangwa retired urashaka retired indi rega burya nta James Kabare kubabwe uyu muntu baramubamba ubona se hari icyo uri gukora ngo utazasubiza Yesu Kristo ku musaraba ubundi ariko nabamujyanye yose ngewe ntabwo nari impari ibyaha byanye ntabwo nari impari burya kiranazira kikazirizwa kwiyitirira bitari kuri wowe ni ibyaha byanyu kandi nawe uri ntari impari nge ntabwo nari impari ubwo rero ibyabaye ntabwo ari nge hanyuma we n'ibyaha byawe abona komutse ibyaha byawe ubwo se ibyo uzakora bazabiryoza umwana wawe niba batazabiryoza umwana wawe
bazabiryoza umwuzukuru wawe. Abo bantu b'abayuda bamwishe bakanamubamba, ko ari abayuda njye nkaba ndi umunyarwanda, murihena mwese ntabwo wemera iki kintu. Ni igihu badukinze mu maso. Abantu muzakanguka iki kintu mukiyambure. Ibintu byo kuvuga ngo abayuda babambye umuntu barangiza ngo ni ibyaha byacu tutari duhari. Ikindi atarabambiwe mu Rwanda ngo tuvuge wenda ngo n'abanyarwanda bamubambye, vuge ni sogokuru wanjye, sogokuruza cyangwa se abandi nkomoko bakera cyane bari mu bamubambye, wenda mvuge ni wenda bamurenganije ko n'ubundi tubona ko baramurenganije, niko bivuga. Inzira karengane rwose kuwangura muzizi ibyaha by'abandi. Ibyo rwose kila mutu na muzigo wake, umuntu wese azabazwa ibye. Reka iby'imyemerere. Hari umuvuga butumwa kundaga kubeshyerwa, Imana muri ruruko ridashira, yaciyeho. ubwo ngiye kuvuga ngo usobanure impamvu muzi y'ibyo ngibyo. ngo umuntu mwaje kumugisha inama nk'umusaza, ati rero, ati urabona, ati ngiye gushaka, atari ko mfite amahitamo abiri. Ati hari umukobwa mfite mwiza pe, atari ko afite imico mibi. Undi aravuga ati hari n'undi mubi pe ku isura, atari ko agwa neza. Ngo niya nkuru ya Fanta na Amina. Undi aramubwira ati omve yinjije. Bise mumenye. Bakandi. Wigeze ubona hari umuntu uhindura isura? Rongora umwiza imico yahinduka na Kristo. Ubwo rero impamvu wayinyumvise, impamvu umusore yese yiruka. Ari bagiye n'abahinduka bashinwa mu iminsi kandi yakomase. Ariko hari ahantu wakoze agashya. Oya ariko ntabwo ari agashya kari. Ndekera ntuburane. Ntabwo mburane. Nawe nuburana. Reka mubwire. Ako sura bizanira iki wawe? Reka tubizane utazanteza rubanda. Kuko nawe rubanda se ruzi biri ntabwo biri gusirikira ku mbuga zose se ngo waravuze ngo ngiye ngo nabaje umuvugizi izina rye. Nawe uhamagawe n'undi muntu akamereza no kuvugisha uyu muntu nakubaza ngo urinde. Kuko ntabwo ari ibyo. Akuze ko ufite ibyaha byinshi. Sibyo iri kuvuga. Reka. Uramaje nibibwira ngo abaduteza. Oya. Ibyo se principe isanzwe. Nese kivuga ni iki? Abaduteza amatwi arimo wenda bashyashya abo batandamuzi. Nese kindavuga ni iki? Mara hari umuntu wazanye umuvugizi. Kandi polisi igira umuvugizi umwe. Oya. Moko. Ariko umuntu namubaje ngo urinde arivuga avuga nibirakoramo by'umuvugizi. Ntabwo rigeze bavana umuvugizi. Unumvise ijwi ntarizi nabase muri bande. Aratubwira ati ukora ati nkora mu biro by'umuvugizi. Ahubwo kujye ukunda kuburana ibyo wabiretse. Ariko mba ndi mukuri ngiye. Ahubwo warampeshye nawe ugiye kuba nk'abandi batazi kumva radio. No se uzaduhisemo ryo kumva radio. Sinzi umuntu ajya gashaka kuritanga ariko byaranze. Indera. Buriya mutabaruka ndi mukuru nubwo njye guhishahisha. Sinzi nanjye impamvu bihisha. Ariko iyo myaka yo ntihishira. Ndabyibuka nari ndahantu. Mfite akaradio ntumbaze ngo nari ngo ndabizi. Noneho ndumva radio heritere. Sibyo umva abantu utinyira abantu umutima mubi ko ari umutima mubi. Kugiye cya heritere muri utunze radio. Nari nyifite akaradio ka FM ka multiband karimo squad n'ibindi. Ushaka guhagarara kayumva. Icyo gihe nari nduhutse numva radio. Nanjye bari imyaka. Wijya kumbarira imyaka ko ntiwambyaye. Sibyo. Kubarira da. Ikibazo cyaba ko umuntu gutangiye gutunga amaradio abo yandi yari ufite nka 18. Oya ntabwo nari nakayigeza. Ariko nari mu myaka mike. Ntacyo abantu bari komeza umbwire ko byagenze. Ubwo nicariye ahantu nduhutse. Nanjye ubwo nari naruhutse kuko hari muri icyo gihe umuntu ashobora kumva ibintu bitandukanye. Kumva uko bimeze nyine bikuvugwa n'ibiki. Kumva amakuru y'ibintu ariko urumva yari amakuru mabi gusa. Sibyo. Numva umuntu ashyizemo indirimbo. Numva indirimbo. Aravuga ngo ngo ngaho ngo mujya muvuga ngo ngewe ngo nanga inkotanyi mujya avuga ko mbanga ngo yabaje gucanga za ndirimbo zabo za bene se bahinzi n'ibindi. Arangije ati rero ati namwe reka mbashyiremo akanya shyamo ka karirimbo keza ndumva ari nibara kisamaza ngo turaje na ntabwo bamusanze muri studio. Oya niwe yabiteguye. Arangijemo hagati ati turaje we n'ibindi nk'ibyo. Aravuga ngo ngo muraje se mu mazu y'abanyoko ngo murampaye none atangira gutukana. Rero nibyo mpurizamo nabo bantu. Umutima mubi twiyambure karande z'ubutindi icyiza tukishimire ikibi tukinenge. Hari amakuru nanjye ujya nkunda amakuru nk'ifuko. Hari amakuru mfite yuko muri no minsi ya minsi ibiruhuko birebire hari umugabo ambabare sindi buvuge ubwo hari abandi bariyumva. Umugabo wubatse wagiye Gisenyi
ajyana n'ikiremwa bajya muri za happy zabo. haba ngo ni hebu ubwo hebu ariko iba yabanje na happy sibyo. Bajya muri izo za hebu zabo, biza kurangira aryamye akanguka imyanya ye y'ibanga haba hari umusatsi w'abagabo w'abantu bakuze, sibyo. Asanga igice kimwe bawogosha, ikiremwa asanga cyagiye, ntajya gukora isuku nyine cyamukoreye isuku. ariko Angeli ibyo bintu wabiretse kirangije kirukankana na wa musatsi we wo mu myanya y'ibanga. Ndashaka wumvi azivuriza hera wumvi iyo situwasiyo